Muraho neza ndongeye ndabasuhuje guturuka kuri Kigali Bandiseri ngende Moses ngira ngo ubonye kari akantu maze gukwereka uhita wibwira karitsiyo turimo niyo ntakwirirwa makubwira. Urabona inyubako kuntu imeze, iyi nzu yacerera hano Kibagabaga mu byukuri ukibibona nabikubwiye uhita ubyibwira. Iyi nzu ifite ibyumba bitandatu, ni villa house, ikagira amadusha atandatu, ikagira rooftop, ikagira igikoni, ariko ibikoni ni bibiri. Ariko ikiruta byose kirenze n'uburyo uri kuyibona kuri kamera buryo isa neza. Iyi nzu niyo ya mbere hano muri Kibagabaga waba ugiye kubona ikase neza, uvuye muri salo ukajyana mu byumba. Ifite icyo twakwita chambre principale zigera nko kuri ebyiri, waba muyo ushaka bitewe nuko bishaka. Kuri rooftop twafite chambre principale, tukagiramo hagati kuko inzu yacu igizwe n'ibyiciro bitatu, hari hasi, hagati no hejuru kuri rooftop. Urumva ko ari inzu nziza cyane. Twakomejanyije cameraman agenda nkurikira hano Kibagabaga, mu byukuri ko habona inzu imeze gutya kuri miliyoni zigeze kuri miliyoni 380 hashobora kuzamo utuganiro dukeya. Urumva kuba witomboreye. Iyi ni nka tombora mu byukuri, nawe waza ugatura hano ugabana UPI nziza hano muri Kigali, muri quartier navuga ko ari nk'eshatu hano mu gihugu. Mu byukuri mbere yuko dukomeza kora subscribe, ibona umuntu yarakoze ibintu nk'ibi ngibi ukabona iyi parikingi turimo harimo imodoka imwe, ariko imodoka zingana gutya kuri kamera hajyamo imodoka enye, zaba ari nini hakajyamo imodoka eshatu zisanzuye. Reba ubwiza bw'inzu mu byukuri. Iyi nzu yacu imeze nkaho ifitemo ibipande bibiri, ushobora kwibeshya ko ari twin one. Iyi ni inzu y'imbumbe ibumbiye hamwe, ifite ibice bibiri ariko byose bya accessinganaho. Ni inzu nziza rero nkuko mubibona. Twakomejanyije sindi bubatindire, ndagira ngo mbasesengure. Dufite n'akandi kazu kari aha ngaha k'umusekirite cyangwa iki, wabikora uko ubishaka, ariko inzu yacu ifite na nexe mu gikari. Mu byukuri izi nzu zabaga ziri ku giciro cya miliyoni 400 500, ariko ubu ngubu nayigutomboreye itaguhenze kuri miliyoni 400 na 380 zishobora kuba zanagabanuka. Wumve ubwiza bw'inzu mu byukuri. Babarira uhagararire hariya hakurya tukigera kuri iyi terasi nziza. Kandi ubwo iyi nzu mbabwira igifite buri cyumba giye gifite urubaraza, ndebera ku kajaride keza cyane gateye imbere ya salo, mu gihe kazaba kamaze gukura gatanga n'umuyaga mu nzu. Iri muri quartier nziza inatuwe kandi ahantu heza cyane. Ese reba kuri kamera undebere iyi entrée. Uru ni urugi rwiza cyane dusanga aha ngaha, rushobora kutwinjiza muri salo mu gihe ushobora kuba udashaka kwa accessinga kuri iki gisata cy'aha ngaha. Aha tuhafite urugi rwiza cyane, ukubisemo amarido ni urugi rugenda rugatambika rukagera ku gikuta cyo hakurya no hakuno. Ni bya bindi mukunda biryoha. Guri iyi nzu nta yindi nzu wabona ifite igiciro cyiza nk'iyi ngiyi. Reka no kubatindira, twinjirane mbereke kwa kuntu ikase kwiza gutandukanye n'izindi. Wow, reba urugi rwiza cyane. Karibu muri salo yacu aho usanga ubwiza budasanzwe. Reba inzu, ndebera aha hantu hari umuntu ushobora kwashyira ibitabo, hari umuntu ushobora kwashyira amawayini, hari umuntu ushobora kwashyira amafoto, biterwa n'icyo ushaka. Mu byukuri iyi nzu irateguye kandi igena kunze design yayo. Nimba warigeze ubona inzu ifite TV stand imeze gutya umuhakanye. Urabona kubaka byamaze kurenga, buri muntu akoresha ubwenge kugira ngo arebe ikintu kibereye umukiriya. Inzu yacu ni nziza cyane, yaba ubugari, yaba reba iyi mitako bashyizemo aha ngaha. Urabona ko inzu yacu iteguye no kugura, ukazana imyenda uhita uturamo, cyangwa se ugahita ukubitamo umupangayi nawe ni nkuko nguko. Reba sari ingana gutya, undebere ya matara. Aha ngaha dufite amatara. Aya matara nta kindi nakirwa mbibabwiraho, namwe murabyibonera ubwiza bw'inzu. Ufate umwanya wawe, nimba ari iminota 10 cyangwa 15 urebe iyi nzu, ndizera neza ko uri bubone ko ifite itandukaniro n'izindi nzu. Harimo utuntu tutararangira, ariko murabyihangana nta kibazo. Kandi burya njya nkunda kubabwira, umuryi wa kare ararakarabye. Mu byukuri iyi nzu ahigeze ntabwo wabura kuyigura. Aha ni salo twari turimo nini cyane, imeze nk'ikibuga. Twagera aha ngaha, aha mpagaze tuhasanga salamanje. Urabona bya bindi nakubwiraga, urabona ko ariyo nzu ya mbere ikase neza
ihurutuye gutya ni igihogere mu by'ukuri. Haba hakira abantu bageze muri 40 ndetse n'aha ngaha tukagira table nziza. Iyo ugiye kwinjira mu gikoni usanga aha ngaha hatera dutebe. Hanyuma noneho icyo mbijeje ndebera igikoni kimeze gutya mu by'ukuri. Nakubwiye ngo ntabwo iyi nzu ihwanye n'izindi, yaba uburyo ikase, yaba uburyo ubona isa neza yubakitse buri kantu ku kandi. Iyo urebye uwo mwanya wa firigo mwiza cyane uri aha ngaha, sa nk'uhagararira hano noneho kubitamo gutya barebe kwa kundi kuntu ikase, bahita babyibonera n'amaso yabo batagira ngo nababeshyaga. Urabona nta tandukaniro ririmo koko, yaba salo na salo, yaba salo salamanje n'igikoni. Urabona ko ari ibintu bisobanutse. Uhindukiza kamera ubanyerekera iri tara, reba amatara arimo aha ngaha ukuntu ameze nayo ubwiza bwayo. Hanyuma ubanyerekere aha ngaha dufite umwanya wagazi munini cyane kandi wisanzuye. Numva mumaze kubibona ntago mbatindira, iby'igikoni murabibonye. Reka no kubatindira dukomezanye twinjirana mu byumba. Tutaragenda ariko aha ngaha tuhasanga miriwari. Buri abantu iyo bamaze kurya baraza bakireba, bakareba ko nta nenge baba bafite ku munwa. Aha ngaha runi rwa rugino babwiraga mwarubonye rutuganisha hanze. Ini entrée ya kabiri twihuse. Aha ngaha twagira stoke ebana, niyo wagura imodoka y'ibyo kurya aha ngaha ndakwizeza ko wayiterekamo. Urumva ko dufite inzu nziza kandi ngari. Aha ngaha tuhasanga icyumba cya mbere ngiye kubereka cyiza cyane. Ni icyumba cy'abashyitsi Kigali kandi cyisanzuye. Ndakwibutsa ko ari ibyumba 6 mu by'ukuri. Amatara, plafo, ahantu hose ni gipusamu. Urumva ko dufite inzu nziza cyane. Aha ngaha twagira douche na toilette y'iki cyumba. Aha mwabonye ko tugeze hejuru aho tugiye gusanga ibyumba 3. Dukomezanye twinjirana aha ngaha. Mu by'ukuri inzu nikunanira biraba ari ubwende bwawe. Igiciro ntago ari kinini ariko ubwiza bwayo bwo ni bunini. Iyo ufate icyumba kingana gutya gifitemo garde-robe, kikaba gifite urubaraza runini cyane, gifite na douche na toilette yacyo, iki ngiki ushobora kwibeshya ukavuga ati se iyi ni master bedroom. Oya, ariko ndaje ndayebereka aha duhagaze. Ni ku gice kiriho na chambre principale. Ndebera urubaraza rungana gutya ushobora kwibeshya ukavuga ati ni master bedroom. Ntago ariyo, ariko undebere view mu by'ukuri. Reba Kibagabaga yose. Urabona ko inzu ifite n'abaturanyi beza. Karibu mu kindi cyumba cyacu cyiza cyane nacyo Kigali. Iki kikaba ari icyumba cya 3 mu byo tumaze kubereka, kinini cyane. Nge nakunze n'umugabo ukuntu yatigeza nusura iyi nzu. Nimba wari warabuze inzu nini kandi ngari yisanzuye, nge naguhitiramo iyi kuko ifite igiciro cyiza kandi ni n'inzu nziza itaguhenze. Reka nayo dukomezanye nk'uko nabibabwiye, tubereke douche na toilette biyigize. Karibu rero tujyane muri chambre principale ya mbere, ari nayo wenda nini cyane ariko turasanga n'indi bisa hejuru. Iyo tugeze aha ngaha tuhasanga garde-robe nini cyane. Mu by'ukuri nawe iyo urebye tubyibwira nta kindi cyumba yageze ubona gifite garde-robe ingana iki. Ariko noneho ndebera, ntago saro yo hasi ntago iruta iki cyumba. Iki cyumba ni kinini. Nushaka kureba video zacu twashyizeho zose, nta video nimwe ifite cyangwa se nta nzu nimwe ifite icyumba kingana gutya. Iyi nzu yakwiye kuba ifite ibyumba 8 ariko yaravuyetekanye nk'ibyumba bigari bitubutse kandi kuko binini cyane. Iyo urebye iri tara riri aha ngaha ukareba yayande, wajya ucana ayo ushaka bitewe n'icyo ushaka. Muze kwihanganira amajwi ibintu birimo, harimo utuntu tukiri gukorwa ariko tebuka we wigurire batarayigutwara. Iyi master bedroom nayo tuyisangana urubaraza runini cyane ariko rushobora kwakira abantu nka 15 kandi n'urwawe n'umuryango wawe n'ubundi. Urumva ko ni umugore n'umugabo cyangwa se n'abantu bishatse. Aha ngira ngo murabibona aha ngaha. Iyi ni master bedroom, hari utuntu bari gukoreramo ariko nayo ni ikibuga. Washyiramo jacuzzi, washyiramo shower y'ikirahure, buri kantu kose ndayigutuye. Ni nini cyane. Reka tuzamukane mbereke
ibindi byumba bisigaye. Aha twageze hejuru rero aho ngiye kubereka ibyumba bibiri byuzuza bitandatu. Reka nkwereka aha ngaha, nimba warebye neza utaza kwibeshya ukagira ngo ni hahandi tuvuye, ntabwo twaba tuburira, ariko reba icyo cyumba ukuntu kingana, kirasa nka cya kindi, birangana. Niyo mpamvu nakubwiye ni wowe ushatse wavuga ati ngewe reka nibereye kuri rooftop hejuru, iyi niyo master bedroom nge nishakira, kubera ko nayo ifite dushe na toilette yayo iri self nyine biri kumwe n'icyumba, ariko urumva ko wahitamo ugakora uko ubishaka. Hari inzu nyinshi twagiye tubereka zidafite chambre principale zingana gutya, kandi iyi ntabwo ariyo, byaterwa n'amahitamo yawe. Dushe yongera ngo urabibona ubudasa bwayo ni nziza cyane. Karibu mu kindi cyumba cya gatandatu kinini nacyo cyisanzuye koko. Iyi nzu igucitse nta yindi nzu wazogera ubona ifite ibyumba byose bitandatu kandi byose biri ku rwego rumwe, ku buryo buri cyumba cyose wakigira master bedroom, nayo ifite dushe na toilette yayo. Aha duhagaze ni kuri rooftop, aho dufite ibice bibiri, hano iburyo bwanjye n'ibumoso, hose wakoresha aho ushaka. Urabona ko aha ngaha bimwe nababwiraga igikoni cya kabiri bashobora kugisetinga aha ngaha, gishobora kwakira abantu bo kuri rooftop. Urabona ko installation yo irakoze, n'umundi no gushyiraho bwa box mujya mubona. Aha ngaha twagira dushe ya karindwi ishobora kwaccessingaho abantu bari hano hejuru. Urumva nimba muri hejuru mugomba kwiyakirira hano byose bikaharangirira. Twakomezanya aha ngaha, iyi rooftop ni nini cyane kuko yakakira abantu benshi kandi b'ingeri zose. Aha ngaha niho iyo tuhageze ubasha kubona view, ukabona ko Kibagabaga yose kurinda ujya uzamukagera ku rwibutso. Aha ngaha ubu yifite. Nyamuneka iyi nzu bayigutwaye byambabaza cyane. Reka nkubwire wowe twabanye, ndabizi neza ko iyi nzu wayishimye, kandi n'igiciro cyayo kira affordable kuko urumva, kandi nabwo hariho discount $380,000 zirimo n'ibiganiro bikeya Kibagabaga, ibyumba byari bitandatu n'amadusha 7 na compound nziza njya mu mwayibonye. Kora subscribe uduhamagare kuri iyo nimero iri muri screen yawe, hanyuma utwandikire cyangwa na WhatsApp iriho urabibona, tukugeze kuri uyu mutungo utunge UPI hano muri Kibagabaga. Murakoze, General Moses, amahoro y'Imana agumeze abane namwe.